Bamwe mu banyarwenya babiri beza dufite hano mu Rwanda bakomeye, Nsabi ndetse na Bijiyobija, ku itariki 21 z'uku kwezi kwa kane 2024 hari ku cyumweru, nibwo byavuzwe ko bakoze impanuka ikomeye cyane. Muhaye ikaze kuri Kigali The Twilight Talkies Entertainment, aho nkubwira amakuru abagezweho uwo mwanya, ndetse tukugezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, dore ko ari agace twahariye amakuru ndetse n'imyidagaduro by'abasitari. So rero inkuru nshaka kugarukaho ni inkuru yakomeje kugenda ivugwa cyane guhera ku cyumweru, ubwo umunyarwenya Nsabi, ndakeka mumuzi mumukunda muri benshi, ushaka no kumva ndetse na byinshi bigiye bijyanye nawe bitewe nuko akunda kwigaragaza neza mu ruhando rwa sinema nyarwanda, aho cyane cyane akina filime izi zisekeje twita comedy, ndetse n'uyu Bijiyobija ni umwe mugenzi we, navuga ko bazanye kabisa baturutse hariya i Musanze. Ni abanyamusanze, ubwo bazaga muri sinema nyarwanda mu buryo bwo gukina komedi, bakiriwe neza, bafite abafana benshi, ni abantu benshi bakurikira, bitewe n'uko aba bantu uko ari babiri bigaragaza, ndetse ukabona ko ibintu bakina babizi koko. So ku cyumweru rero nibwo byavuzwe ko uyu Nsabi ndetse na Bijiyobija ubwo bari kuva mu muhanda Kigali Musanze, nibwo bagize gutya bakora impanuka ikomeye cyane, ndetse bagonganye na Daihatsu, dore ko amashusho yagiye yerekanwa n'uyu musore Nsabi, bigaragara ko imodoka yari arimo yari yangiritse cyane. Wenda reka nse nkuyabereka, ngira ngo iyi modoka muri kwireba ukuntu yangiritse. Iyi niyo modoka Nsabi ndetse na Bijiyobija bari barimo ubwo bagonganaga ni Daihatsu. So ni ukuvuga ngo iyi modoka yarangiritse ku buryo bukomeye, ku buryo nta n'umuntu wakeka ko aba bombi uko ari babiri bagize gutya bakarokoka iyo mpanuka. Ni ibintu bitabaho cyane, dore ko uyu muhanzi uyu mukinnyi wa filime akimara kujyanwa mu bitaro, akimara kugezwayo, yahise ashyira ku rukuta rwe rwa Instagram amagambo agaragaza ko ari gushima Imana yamutarukije iyi mpanuka. So ikinyamakuru The Choice Live, dore ko gifite televiziyo, kikaba gisigaye gifite n'ikinyamakuru gikorera online, ngira ngo murakizi, cyagize giti Nsabi yishimye Imana yatabaye ubuzima bwe na Bijiyobija. Amashimwe ni yose ku munyarwenya Dr Nsabi, nyuma yo gukora impanuka ubwo yari kumwe na mugenzi we Bijiyobija, ariko Imana igakinga ukuboko. So mu ijoro ryo ku cyumweru tariki ya 21 Mata 2024 nibwo aba bombi bakoze impanuka, ubwo bari mu muhanda Musanze Kigali. So ubwo bari bageze ahitwa Kivuruga mu karere ka Gakenke, nibwo imodoka barimo yagonganye na Daihatsu, bahita bajyanwa mu bitaro bya Nemba. Gusa inkuru nziza ni uko ubu bamaze gusezererwa n'abaganga. Ngo abinyujije ku rukuta rwa Instagram, Nsabi yasangije abamukurikira ifoto igaragaza imodoka barimo ukuntu yangiritse cyane, yandikaho ati ndashima Mana yadokoye njye na Bijiyobija. Irakomeye cyane. So nibyo ngibyo rero, nibyo ngibyo Nsabi yanditse ku rukuta rwa Instagram rwe, ubwo yari ari gushima Imana agaragaza ko yamukijije iyi mpanuka ikomeye, dore ko ngira ngo uri kureba iyi modoka ukuntu imeze, ukuntu yabaye, kugira ngo uvuge ko umuntu yarokokeye muri iyi mpanuka byaba bigoye cyane. So iyi modoka yarangiritse ku buryo bukomeye cyane, ahubwo ku mugani ni Imana yahabaye, bitewe n'uko nta muntu ukeka ko imodoka nk'iyi ngiyi yabaye gutya ushobora kuba wataruka impanuka yayo. So nta bindi rero birenze nje kukubwira ko Nsabi ubu ngubu ndetse na Bijiyobija kuri uyu wa gatatu nibwo basezerewe mu bitaro, ubwo byemejwe n'abaganga ko bagomba gutaha, bitewe n'uko bari kugenda boroherwa, ubona ko nta bikomere byinshi cyangwa se nta kintu nyine, ubu ngubu bigaragaza ko bameze neza, bameze neza. Nsabi ndetse na Bijiyobija, abantu banyu mukunde cyane, ubu ngubu bameze neza cyane. So nta kindi rero kirenze nanjye kukubwira, we kandi subscribe kugira ngo nkugezeho n'andi makuru yose y'abasitari. Ariko hagati aho reka mbanze njye kuri Instagram account y'uyu Nsabi, ubundi urebe ariya magambo yanditseho uko yabivuze.
Nsabi wacu kabisa, urabona ko akari kamubayeho ni agahomamunwa. So ngira ngo uri kubibona hano, ni kuri Instagram account y'uyu Nsabi, aho yagize gutya ahita postinga iyi modoka yabagonze, ndetse ahita ashyiraho amagambo agira uti ndashima Imana yandokoye njye na Bijiyo bija irakomeye, ishimwe cyane. Agahita ashyiramo n'akaririmbo kabisa ka Jehova Jire Choir, agaragaza ko yishimiye kuba iyi mpanuka yayirokotse, kandi koko nibyo, na n'utashima Imana iba yigukijije iyi mpanuka rwose kabisa, wayishima cyane. So ndahamya ko Nsabi rero ari kubona ko byose bishoboka, ubwamamare n'iki byose bishobora gushira mu gihe gitoya, dore ko uyu musore bivuga ko anubaha Imana cyane, rero ndakeka ko ahita ayikomeramo cyane. So rero nta bindi birenze narinje kuvuga, narinje kuvuga kabisa, nibyo ngibyo, ngaragaza ko Nsabi ndetse na Bijiyo bija ubu ngubu bamaze gusezererwa mu bitaro n'abaganga. So murakoze cyane rero, mukandi subscribe kugira ngo njye nkugezeho n'andi makuru menshi y'ibintu byinshi bigiye bitandukanye tuba turi kugenda tuvugaho hano. Murakoze.